ese kurongora igihe kirekire byaba mu minota ingahe? Reka iyo niyo nsanganyamatsiko y'umunsi tugiye kuganiraho, ariko reka nkwibutse gukora subscribe, likinga video, comment, tayari sharinga video. Harimo abantu benshi baba babikeneye kugira ngo biyumvire inyigisho. Igicamunsi cyiza rero nshuti bakunze mudukurikiye, nizeye ko mumeze neza cyane muri kosawa, natwe tumeze neza cyane. Rero nkuko mubibona ubu ngubu uyu bamwita Ndacyayisaba Gaspard, mwaramutse twigishe uburyo kurongora igihe kirekire. Ese ubundi byaba mu minota ingahe? Komeza wamfura, ibindi ntabwo ari ngombwa ko tubisoma. So kuvuga ngo uyu Gaspard arabaza ngo nk'izingizi, kuko buriya keshi nitukubwira ngo abantu hari ikintu tubafasha. Uno nahanga ushobora kuba ugeze kuri iyi page yacu uri mushyashya, kora subscribe, likinga video, sharinga, uyihereze abantu badukurikiye. Kurongora igihe kirekire ni byiza cyane cyane ko abagore burya keshi bakunda gutinda kurangiza. Icyo kintu muzacyumve, muzakizirikane, abagore burya dutinda kurangiza. Siko bimeze. Ntabwo umugore wamurongora iminota 5, iminota 10, iminota ingahe ngo ngararangije, no. Nyine kireka ari wa wundi warongoreye inyuma, sibyo? Ngira ngo nare babwira ngo habaho inyuma hakabaho n'imbere, sibyo? Hari uburyo ushobora kwegeranya amaguru ukayarambiriza, umugabo akajya hejuru agasunika ashyira kuri rugongo, aho ngaho nta minota nago watinda, urukumva uhita urangiza. Hari n'uburyo ashobora kuzana igitsina kiwe agasa nk'uri kukunyariza hejuru, ariko agamije kugira ngo urangize, atagamije kugira ngo abone amavangingo, aho ngaho nabwo uhita urangiza. Iyo ari gusunika imbere rero kugira ngo uzarangize biragora, niyo mpamvu bisaba iminota myinshi kugira ngo wihanganire uwo mwashakanye. Kuko nta kuntu na kumwe, buriya reka nkubwire mwabagabo mwe, cyane cyane nimwe mbwira, iturufu ya mbere ku mugore nuko agomba kurangiza. Iyo urongoye umugore ukamusiga atarangije, umve ngo uba wamaze kubyica kare. Niyo bari n'amafaranga arigiye yanga avuga sude, ibise ni ibiki, tarwana n'ikitse. Ariko ikintu nakubwira nuko byanga byakunda, iyo umugore ubimukoreye neza akarangiza, burya ntago wavuga ngo kuko manange. Kandi turufu ya mbere kugira ngo umugore arangize nuko utinda. Iyo umugabo yabajije neza aravuga ati mumbwire niki twakora kugira ngo turangiza turufu iminota ingahe. Narababwiye ni kuva ku minota 15 kugeza byibura kuri 30. Ntugakabye, ntukarenze iminota 30 byibura. Burya iminota 30 umuntu wamurongoyemo neza, wagerageje gukoza ahantu hose hashoboka heza, aba yarangije. Nawe ukarangiza nta mavunane, nta bindi bibazo bindi birimo. Ariko niba uzi yuko gutinda kwawe rwose urumva yuko uri guhemuka, kandi ufite uhemukira, kandi uwo uhemukira nta tsinzi, sibyo? Tugomba tukamenya n'uburyo tugomba kubyitwaramo kugira ngo buri muntu wese ajye yishima. Ibaze ko uno nahanga kugeza kuri isaha hariho umugabo ukubwira ati jewe umugore wanjye ntago mbizi niba ajya arangiza. Niba utazi niba umugore wajya arangiza, urumva mu by'ukuri ikindi kintu umuntu yagufasha cyaba ari iki? Biragoye cyane. Ugomba kumenya ngo umugore wanjye yarangije muri ubu buryo, yishimye, yanezerewe, namurongoye neza, namucumise neza, namukunguse neza, namuryohereje kabisa. Ndetse nawe mugore ugomba kumekinga sure ko ibyo bintu nawe wabikoze. Ntago inshingano ifitwe n'umuntu umwe. Njya nkunda kubabwira ngo kubaka urugo si imikino, mukagira ngo ni brag. Ntago ari brag. Umuntu iyo yahagurutse mu rugo akajya kubaka urugo, hari ibintu byinshi aba akeneye, ariko cyane cyane mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Umugabo uramufata neza, ukamufata umutima ukawugwatira. Umugore ukamufata neza, ukamufata umutima ukawugwatira. Yajya anagenda yakibuka mboro ufite akavuga ati ya mboro sinayisiga. Umugabo akibuka igituba ufite cya gituba ntacyo nasiga, ntagisiga nkajya hese. Nihe handitse nakibona nkacyo.
kiravibura gifite vibration imbere uzabicunge hari igihe ukora imibonano mpuzabitsina ukumva ukuntu iryoshye bikakurenga ukajya wibaza ukavuga ese nk'ubu ngubu mu by'ukuri kuki bino bintu bimeze gutya kuki biryoshye kuki nta handi hantu nari nabyumva biryoshye muri ubu buryo ukumva ukajya wibaza ukavuga uti si ibintu bibaho se njya nkunda kubabwira ngo abagore ubundi akenshi nta hantu dutandukanira sibyo ibituba byose aba ari bimwe hari n'igihe usanga bihwanyije amazi binyara kimwe umugore agataka umugore akaririmba umugore akanyara akanyonga akagira ate ejo wajya ku wundi ugasanga nawe niko bimeze ariko harimo akantu gatandukanye ako kantu ni agaki ni agaki ako kantu nkunda kubabwira amabanga ugasanga umuntu yakwamiye ahantu kandi nta n'ikintu gihari kirenze ukajya wibaza ariko uriya muntu akunda hari ahantu bite byiwe ariko hari akantu uriya mugore afite ukajya uhora uvuga uti igituba cyanjye ntagisiga nkajya hese mboro yanjye ntagisiga nkajya herakaraka kubera ko hari ibanga wowe ufite abandi badafite rero twige kugira amabanga twige kumenya iminota dukwiriye kurangirizamo uyu mugabo rwose abaje ikibazo cyiza cyane ukwiriye kumenya iminota kandi ukayimanaginga iyo minota ukayigeramo cyangwa se ukamenya ngo nkwiriye gufata ya minota mikeyi ubundi buriya akamubwira iminota myinshi nta kintu imaze kirekire cyane sibyo ahubwo management yawe mu mutwe niyo ifite akamaro ushobora kuvuga uti njye nafashe iminota 10 yo gutegura umugore wanjye burya arangizamo ndabizi ugafata igitsina cyawe ukabuza ahantu uri bugikoze umugore wawe agatarangiza ariko ugomba no kubanza kumucumita by the way abagore dukunda gucumitwa yego ko turabikunda yego ko nzababegeze ngo bigende bite abagore dukunda gucumitwa utanacumese nta kintu kare aragutera ukayumvira mu mutima pa akajya wumva kabisa ku mutima wawe kuva ati kabisa yegeze umuriro nawe neza ukagitereka neza fresh ku buryo yinjiramo yose utagize na gatoya akwimamo kinjira kumva ni sawa nakayikuramo akagukunguta mana yanjye ibyo bintu waba bifite koko ukambwira ngo uzabura iki wumva umeze neza wumva uri sawa wumva uri sawa ndakubwiza ukuri ngo buriya hari ibintu njyewe noneho hari n'uburyo ubimanaginga gutyo wamara kubimanaginga uko nguko mbikubwiye ugasanga bigufashije kuba wagira ute watuma umugore wawe anyurwa yishima arangiza iyo ubimanaginze gutyo bituma umugabo wawe nawe agira gute yishima ibyo byose rero tugwiriye kubimenya tukamenya ngo dukeneye iki mu buzima bwacu kubera ko hari igihe ubikora gutyo wamara kubikora gutyo ugasanga umuntu ararangije imbere hose wahakuye ibibazo byose yari afitemo byavuyemo warangiza ugahita unashyira n'inyuma warangiza ugakunguta ibintu bikagenda neza ariko hari n'urwana na ya minota 30 akayirangiza ariko ukaba utabaza uwo bari kumwe ngo wumvishe iki runaka yageze hano reka da nawe nabonye wageze wumva ariko kurongora neza ati wapi nta kintu numvishije kandi mwatinze mwamaze y'isaha nta kintu numvishije niba yanahageze simbizi niba yahageze ibaze nawe ugasuzugura abagore buriya turasuzugura mutazaturira gutya turasuzugura umuntu uza kudukiniraho umuntu uza kuzana ubucucu umuntu uza kuzana ibintu bidashinga umuntu kumvisha akagutikura ukamwumva akagutikuye ku buryo ugenda nk'umuntu wabikoze bwa mbere utandaraje aho sawa uhora umutekereza urorongurwa n'umutipe ukamubwira sinzara ngaruka ejo ahubwo akaba ari umwihamagarira nk'abantu mwereka mbabwire mu isi y'abazima ari umutipe ugikunda kumbwira ngira kugira ngo umukobwa nsuzugwe kuko namurongoye nabi yagenda avugishwa ku buryo atazongera no kuntekereza ibyo rero nibyo nashishikariza buri mugabo wese unkurikiye iminota myiza wa mugabo watubajije kuva ku minota 15 kuzamura byura kugeza kuri 30 hanyuma noneho ukwiriye gukoresha imbaraga mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ntabwo ukwiriye kurongora nk'umuntu udafite umugongo nk'umuntu umugongo we urimo fera beto mpora mbivuga buri munsi nk'umuntu utazi ibyarimo nk'umuntu ufite ibintu ari gutekereza bindi ntabwo ibyo turi gushaka dushaka kugira ngo twubake iterambere ryacu
iterambere njye ntabwo naryubaka, sinagura imodoka kandi ndi kubabara n'ubuzima bwanjye buri kubabara. Ariko umugore wamuhaye neza fresh kwamurongora neza, atekerereza urugo neza, akavuga ati sheri wanjye dore ihembwa miliyoni, iriya miliyoni reka tuyibyaze umusaruro muri ubu buryo. Ariko iyo ari umugore n'ubundi abona nta kazoza azabona muri urwo rugo, arakubwira ati sheri wanjye uhembwa miliyoni, ukwiriye kuzajya unyambika igitenge cya buri munsi gishyashya, inkweto, nzajya njya muri salo rimwe mu kwezi, kabiri cyangwa gatatu, amafaranga akarushaka impamvu zituma uyamara yose nyine kugira ngo n'ubundi nta kibumaze. So rero mwige kugira gute kongera imbaraga mu mibonano mpuzabitsina, kongera imwanya mwarongoragamo abagore banyu, cyangwa umwanya wawe mutoya mukawubyaza umusaruro. Imana ikomeze bamugisha, mukore subscribe, liking video, sharing ino video kugira ngo ifashe bagenzi bawe. Imana ikomeze bamira umugisha.